I Nyarugenge umuriro watse, i Nyarugenge byashyushye. Reka nongere mbisubiremo, i Nyarugenge umuriro watse, i Nyarugenge byongeye gushyuha. Rayon Sport tumurikira utuvane mu mwijima, urumuri rwawe turugendereho. Dore isi yose ndetse n'u Rwanda rwose ni wowe hanze amaso muri aka kanya. Nyabuneka ntudutenguhe. Bya byishimo byari bimaze igihe kinini bitarasakara mu mitima ndetse no mu maso y'Abanyarwanda no mu bitekerezo byongeye byagarutse. Umukino wa derby w'amateka wongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda, i Nyarugenge kuri stade Amahoro mu karere ka Gasabo. Abake babongeye kureba na y'ingwe. Ninde uri buze kwitambutsa aha hantu? Kuri uyu mukino w'amateka abafana ba Rayon Sport bamaze gutangaza ko ikipe ya Rayon Sport nimara guterekamwe igitego kimwe iminota 90 yagwa mu kadomo umusifuza gahuwa mu ifirimba avuga ko umukino urangiye nta mureye n'umwe uraza kurara kuyemo inkweto, ahubwo baraza kuzirarana bitewe n'ibyishimo bari bamaze igihe kinini batabona. Mu mikino yose itanu nk'uko nakomeje kugenda mbivuga, APR FC imaze guhuramo na Rayon Sport yatsinzemo umukino umwe wonyine. Birumvikana Rayon Sport ikeneye itsinzi ndetse n'ibyishimo muri aka kanya bitewe n'uko abafana bamaze kugera mu kibuga hakiri kare mbere y'uko uyu mukino uza gutangira. Biragaragara ko abafana ba Rayon Sport bafite inyota yo kubona ikipe yabo itsinze ndetse no kubona bamaze kunyeganyeza inshundura z'ikipe ya APR FC, dore bose bakaniye. Ibi ni ibyishimo by'imboneka rimwe ku bakunzi b'amakipe bomba hanga, dore ko abafana ba Rayon Sport ndetse n'aba APR FC bareba na y'ingwe. Bombi bakunze kubita bakeba, bahora bahanganye umunsi ku munsi nk'igisambo na nyir'umurima. Areka dukura amaso kuri aya makipe gato cyane twongere twigarukire kuri uyu munsi derby yongeye kubaho mu gihugu cy'u Rwanda, aho kuri uyu munsi bamwe bari buze kurarana ibyishimo bidasanzwe, baho benshi bari buze kurarana ibyishimo bisendereye ku mitima ndetse no mu maso yabo. Yewe bamwe bakarara biteretse, abandi bakaza kurara mu tubyiniro baserebura intsinzi. Ni mu gihe abandi bari buze kuba bafite agahinda kadasanzwe ndetse n'amarira, aho abagabo bari buze gutaha bagasanga abagore babo babatekeye ariko ntibabashe kubikoramo, n'ababikozemo bakaza kubikoramo ariko babitamwa amarira bitewe n'umubabaro baba bamaze gukura kuri stade Amahoro bitewe n'uko ikipe yabo irabimaze gutsindwa. Ese ni APR FC cyangwa ni Rayon Sport? Uyu mukino turi kuwuhanga amaso muri aka kanya ariko ntago twese tuzi uko birarangira. Abakeba baracyahanganye. Derby yongeye kubaho mu Rwanda. APR FC ni ikipe yashinzwe n'ingabo z'u Rwanda ubwo bari bamaze kubohora igihugu cy'u Rwanda. Umukinnyi wese wa APR ugerageje gutsinda igitego muri iyi kipe, cyane cyane kuri uyu mukino wa derby ubu bahuje na Rayon Sport, akagerageza gushota mu izamu maze akanyeganyeza inshundura, uyu nguyu amateka y'abahindutse ndetse n'ubuzima bwe buba buhindutse bitewe n'uko abayobozi bose bakomeye b'iyi kipe ya Rayon Sport ari abasirikare bo ku rwego rwo hejuru nabo bakunda umupira kandi banashyigikira cyane ikipe ya APR FC. Niyo mpamvu umukinnyi wese ugerageje kubaha ibyishimo naho ubuzima bwe buba buhindutse. Ahangaha ashobora guhabwa ikibanza cyangwa inzu ndetse agahabwa n'imodoka, yewe buri kimwe cyose bakimuha bitewe n'uko ibyishimo baba baje gushaka kuri stade baba babibonye babikesheje uyu mukinnyi ubashe gushota mu izamu. Ese kipe y'Imana iraza kugaragaza amasengesho imaze iminsi isenga ihigira kuzatsinda APR FC biri buze kurangira bibaye kuri uyu munsi, ku buryo abakunzi ba Rayon Sport baraza kurara n'ibyishimo mu mihanda ya Kigali ndetse no mu ntara, mu nkengero y'umujyi wa Kigali n'ahandi, yaba mu Rwanda ndetse n'imahanga. Abakunzi ba Rayon Sport bose bisiza amarangi baje gufana ekipe yabo. Abamotari ndetse n'abandi bahagaritse akazi ariko kugira ngo babashe kureba niba Rayon Sport irabasha kunyeganyeza inshundura za APR FC. Ni ibirori bidasanzwe i Kigali mu Rwanda ndetse n'ahandi hose mu gihugu. Ku bari kureba umupira kuri televiziyo ndetse n'abari kumva kuri radio, murumva ko byashyushye cyane. Reka nkwibutse niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Bivugwe TV, ntiwibagirwe gukanda subscribe maze wibuke ukore no kunzogera kugira ngo ubutaha tujye tubana muri iri jwi ryiza ryuje icyanga ndetse n'ubuhanga. Abafana ba Rayon Sport bakomeza kuvuga bati gutsinda babirazwe n'abakuru. Biragaragara ko ibyishimo by'iri joro kuri uyu munsi ikipe ya Rayon Sport ku bakunzi bayo ndetse n'abakinnyi barabikeneye cyane mu by'ukuri bitewe n'uko Rayon Sport imaze igihe kinini idakoramo, ariko muri aka kanya yaje yiyemeje ko igomba kurara ikoza amateka igatanga ibyishimo mu Rwanda ndetse n'imahanga. Ariko nyuma gato y'umwaka w'ibihumbi bibiri Rayon Sport yabaye nk'icitse amazi, ariko n'ubundi iracyahangana kandi iragerageza nka ekipe nkuru mu gihugu cy'u Rwanda. Munyemerere tubihanga amaso maze turebe ngo ninde urabikora hagati y'ikipe ya APR FC ndetse na Rayon Sport. Ibi byishimo turabikeneye twese ku mpande zombi, yaba abakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abakunzi ba APR FC, twese twabukereye twaje gufana. Reka rero tubihanga amaso tureba ari nduraza kubikora. Inshundura nizimara kunyeganyega, nyamuneka aho muraba muri hose munyemerere mucinya akadiho maze muze kwishimira iyi ntsinzi irabidasanzwe kuri uyu mukino wa derby.